twari mu cyumba twigiramo gukora imideri, ubwo twari mu kigo cy'ishuri, ariko nimvuga ishuri nimwumve ko ari bya bigo by'amashuri bisanzwe umuntu yiga mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu gukomeza. oya, twebwe nubwo tukita ikigo ariko nanone bimeze nka kampani. Ni kampani yigisha gukora imideri, havamo nyine abantu bakomeye ku buryo bamwe na bamwe bagiye bahiga babaye abanyamideri bakomeye ku isi. Ubwo rero nari mfite inyota, ndasohoka nk'ugiye kunywa amazi, nigera ku muryango naje kubona imodoka zigera mu 8 zinjira kuri gate, kubera ko gate y'icyo kigo irebana n'umuryango w'icyo cyumba twigiramo. Hanyuma nahise mbona ari imodoka nziza cyane, imodoka zihenze kandi zirenze, zasaga nk'izigaragiye indi modoka imwe yirenze kuzirusha. Mpita nsubira mu ishuri ntagiye kunywa amazi nk'uko byari bimeze. Mpita mbwira bagenzi banjye ni ubanza umuyobozi wacu bya bintu yatubwiye byo kuzadushakira abashoramari bazajya badufasha kutugurira ibyo twigiyeho yababonye, kuko haje abantu basa nkaho barenze. Nibivuga abanyeshuri bose bahaguruka, ubwo ntabo twari turi kumwe twigana, barahaguruka bajya mu madirishya batangira kurunguruka bareba za modoka zaraje zitondekanye ziparika aho ngaho hafi. Zirangije ngasohoka mu modoka imwe navuze isa nkaho bari bayigaragiye, afunguye umuryango, mbona hasohotsemo umusore ubona mwiza muremure bidakabije, ariko nyine mu rugero w'imibiri yombi, ufite taye nziza. Baramufungurije arasohoka yambaye neza cyane, ikote, amakoti ameze neza y'umukara. Bose bari bambaye amakoti ameze kimwe ku buryo utabishobora kubatandukanya. Kumwe nk'abanyeshuri bakigera ku ishuri ari bashyashya bose bareba ukabona barasa ku buryo utamenya ngo uyu nguyu ni wabonye mu kanya. Rero nabo niko bari bameze, twabonaga bose basa nkaho basa, ariko nanone bakiva mu mamodoka bagifungurira n'abandi bari bamaze kugera hanze kare, ariko bo bifunguriye. Mpita ntekereza kubwo ari nk'aba bodyguard be. Ubwo rero twari tukiri mu madirishya tukirunguruka, hashize akanya tubona bagihagazeho, tubona umuyobozi wacu araje. Nabyo kubakura mu ntoki yaraje abasuhuza, byo kuba kuri uyu muntu yunama nyine nk'uhaye umuntu icyubahiro. Nabo baramwunamira, hanyuma tubona batangiye kuvugana. Twaribaje tuti abantu ko badasanzwe, ko dusanzwe tugenderwa n'abantu bameze batya bigenze bite, ariko ntitwabitindaho. Twagiye kubona rero tubona batangiye gutera utambwe, ni babiri bonyine, abandi bahise basigaraho biga bagabanyijemo udukipe, ku buryo babiri babaga bahagararanye, umwe hariya hirya undi hino, basa nkaho bakoze nyine inguni runaka bagira ngo bacunze umutekano. Ariko ngira nkibaza ni ikigo cyacu ko